ejo nyakubahwa perezida wa repubulika yaganiriye n'abanyamakuru barimo mugenzi wacu Oswald Mutuyeyezu na Aisa Kiza bamaje ibibazo byinshi ariko ejo hari ikintu ngiye numvise yari very relaxed wumvaga rwose ari muri mood abasubiza neza kandi yashoboye no kureba audience ari mu kuvugana nayo icyo kintu cyarashimishije cyane. Dukomeza. Hari ibibazo bimwe na bimwe bamaje bituma abantu basobanukirwa ibijyanye n'amateka. Siko yabaganije ko kera yajyaga za mu Rwanda, ariko ibyo bivuze kenshi yajyaga za abati nka Nyabugogo cyane ku Muhima, yego, ku kiraro cya Nyabarongo, yego, yarangiza akajya gusura ni umwamikazi ntatembera rwose, yaratemberaga rwose byose yabibabwiye. Ariko nge akantu kanyishemo cyane bari bamaje ku bibazo nyine bigiye bitandukanye turimo kuri babura ku bibazo bya Kongo, bibazo by'u Burundi na hose rwose, ibyo byose ibyo birumvikana. Aravuga ati kukwikoreza umuzigo wa Kongo ni nko kukwikoreza umurambo w'impyisi. Yes. Abanyekongo ubwabo bakwiye kubikorera ibibazo byabo. Ariko ni nako kuri buratunze kumbwira ijambo rimwe. Njyewe hari ikintu kintangaza kuko wa mugani wa nanga cyangwa nanga nk'uko mwita ntabwo ibibazo bya Kongo byose igihe cyose byakwikoreza u Rwanda. Urumva icya kabiri ubundi n'icyo u Rwanda rwakorera Kongo mu bibazo bireba Kongo bwite n'abanyekongo. Ariko wa mugani ibi bihugu by'i Burayi binafite n'inyungu z'ubusambo nyinshi muri Kongo, kuko kugeza no munsi u Rwanda ntabwo rufite inganda zikoresha cobalt kuko ntirukora amabatiri. Bigaragara yuko ababyiba barazwe. Rega perezida ageze no kwivuga avuga atari kumbabaza hano u Rwanda ni transit, ababitwara mwabakurikiye niho babitwara, sibyo? Kandi uwabonye raporo y'impuguke za Loni zigaragaza yuko abasirikare ba Kongo n'abacuruzi b'abanyekongo nibo bagerageza kwiba ibikorwa n'ira mitwe nka za mayimayi n'ibindi bipfuye byose. Utekereza ko imitwe ya mayimayi n'ibindi byose ifashwa n'abandi bavana y'imbunda? Mayimayi ntabwo ushobora kujya kugura imbunda handi, bazihabwa n'ingabo za Kongo kugira ngo mbere na mbere babacungire ibirombe byabo, sibyo? Bicukurwamo amabuye no kubafasha gukora amanyanga yabo yose y'ubucuruzi. Ibyo birazwi. Raporo yigeze kugaragaza yuko mu bigo byaregwaga gukoresha abana mu birombe, sibyo? Byashyirwaga harimo ngira ngo iki ngiki gikora za iPhone, Apple, harimo na Samsung zakozwe n'iperereza, yewe ndetse na Sony Ericsson yavuzwemo. Bigaragaza yuko ibintu byose nk'ubu ngubu nibyo nakubwiraga Angel Bay, nkubwira nti umujyi wa Goma M23 kuwufata yabigiye kwiteza ibibazo bitari ngombwa, kuko imijugujugu yakwitwa usibye kuba ari umujyi utuwe n'abaturage benshi basabwa serivisi nyinshi, ariko ibisambo bicisha imari yabyo kuri Goma waba ubibangamiye. Kuko aba bantu birwa bivugisha droit de l'homme utekereza ko ari umuzungu babajwe n'impfu zo muri Kongo, kandi amaraso y'abanyekongo ari yatunze ibigo byabo. For them they don't care. Ntacyo bibabwiye kandi nta n'urukundo bazakunda abakongomani. Ni igihe cy'abakongomani gukanguka bakamenya yuko igihugu cyabo ari bo bonyine bagomba kukivana mu yarubamba, kandi bakirinda babashuka. Bakabanza bakareba bagasobanukirwa ese koko ikibazo nyirizina by'ibibazo bafite ni u Rwanda na Kagame. Ibibazo nyirizina Kongo ifite guhera ku gihe cya General Mobutu na ko Marshal da nta mugabanyiranga kuko ngwendo wa Zabanga Kagame yarari icyo gihe niwe yari ikibazo. Duhere icyo gihe kuko turebye ibibazo bya Kongo kuva nyuma y'abakoloni, Kongo isa nkaho yagiye muri sleeping mode, bisigara ari imari gusa y'ibisambo bishaka kwiba gusa, sibyo? Kuri bo ku bazungu abakongomani baramutse bapfuye bagashira, ugasigara ari umurima bashobora kuza kwisahuriramo ntawo bavugaho, bashimira Imana. Kuri abo ngabo mwirirwa muririra, bishobotse umunsi umwe ukazinduka nta mukongomani ukiriho, baserebura. Ibyo rero mureke kubinjiji ngo abantu bicare. Ibyo Perezida Kagame yavuze uko niko kuri.
ababikora barabizi, niyo mpamvu bashaka icyo bita boucle miseri. Uvuze injiji ni bande? Uvuze injiji uvuze ni bande? ntababikora nyine bagashaka kujijisha abantu. Ariko icya kabiri icyo mbona ni kimwe gusa, barimo barakina umukino mubi. Ntabwo wakina umukino niba mukeneye n'ubwo butunzi, ntabwo bigusaba kubanza kwica ubwoko bumwe bw'abakongomani kugira ngo ubone ubwo butunzi. Ibyo nabyo ni igihe ko abakongomani bagomba guhaguruka bakareba. Ese uyu munsi hano nabonye umuzarendo witwa niba ari Kambuzi, wa wundi bavuga ko ari mwene wacu, ko ari umunyarwanda, bavuga avuka mu Rwanda ngo Karongi, ariko Rwanda baragowe. Ni Karongi cyane uyu Musanze. Uyu Musanze ni intuza ni Jire Murumba. Ariko haryo babaye ubwo benshi. Ariko Jire Murumba baramuhamagaje mu iperereza. Amakuru mfite. Yande Kinshasa. Baramujyanye. Barambabaje bati kuki witwa ya mazina harya yitwa Hishamonda. None waje guhinduka gute Jire Murumba? Kubera iki uyakuraye? Ubu rero nawe ari mu bantu bashobora kuba kandi yabanze kwipanga neza. Umuryango warawujabura ujyana i Bujumbura. Ujire Murumba rero nawe arimo arabazwa nubwo ari umuvugizi wa Nyatura. Umuzarendo Jire Murumba uretse ndacyakomeza sibikiye mu ijambo gatari ko reka ngingo y'amakuru. Nta mujenerali witwa Jeva. Jeva arahari wo muri ntuza, General Jeva wo muri Senede ubwiyunge. Yego amakuru nasomye ejo yabyimbye ibirenge. Reka barakora ingendo nyinshi. Kada ngo hari abantu yiciye abantu, niko nabisomye. Agiye kozana mboko za je niko nabisomye ngewe ariko Angeli ni inkuru zanditse ku bitangazamakuru bizwi kugeza uno munsi wa none stories zawe ziranyishe. Inkuru zanditse ku binyamakuru bizwi. Yego hari abantu yiciye abantu bamuruga kubyimba amaguru. Ubu Jeva ari abagenda urabwa agenda najye gushaka bukoko kubona ubusari matari bukoko imumereye nabi. Natira umuhanza mushyira ihembe, ubwo mugani yamushyira ihembe akomeza unyibwirire. Rero iki kibazo rero ni ikibazo kiri compliqué, ariko biza umuvuno mubi. Ntago umuvuno kuba kudatandukanya abanyarwanda nk'abanyarwanda b'abaturage b'u Rwanda n'abavuga ikinyarwanda bashobora kuba bari ahantu hose, sibyo? Kuko uyu munsi wa none ari abafumbira nubwo bakita igifumbire ariko ni ikinyarwanda. Mu mateka bufumbira bwari ubwami bw'u Rwanda, hari mu Rwanda. Ibyo ndumva na Museveni yavuze ati usibye ibi bicucu gusa yaratukanye rwose yicaye ati usibye ibicucu bigendera ku bintu by'amoko gusa abahutu batutse ati muzagende murebe ukuntu ubwo yasaga nk'ashimira ubutegetsi bw'u Rwanda ukuntu bakemuye ikibazo cya sectarianism cyo kuvangura bishingiye ku moko. Ariko iki kintu Perezida yakigarutseho yabatemba abantu bo muri Kongo bitwa abanyarwanda nabo bamaze kugwa mu mutego wo kumva ngo bahutu batutsi kandi nibazi ko ari ingwe ishikamye ishaka kubarira hamwe. None se cya kabiri divide them again nubamara kubatandukanya imbaraga batatse zifite utangire kubitira buri mwese mu ikross. Icya mbere kankubwire tutagiye kubeshya uyu munsi wa none usibye aba bantu nk'abajire Murumbu wenda bafite ibyo babazwa mu Rwanda bagiye gufata inzirakarengane z'abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ndakubwiza ukuri mutabaruka babafashe bugwate mbere yuko ndabigusubiriramo mbere yuko ndashaka ubyumve kandi please read from my mouth. Bivuge mu Gifaransa dize mes lèvres. Ninda bivuze wundi ninde harya mwendere skramusha. Ndashaka ubwiza ukuri uzabaze abanyarwanda babaye muri Kongo, sibyo? Ni mbere y'ibi bibazo byabaye mu Rwanda abashize bakoze genocide bakagenda intera hamwe n'ibindi. Ndakubwiza ukuri kw'Imana nta mu Rwanda fondi wo muri Kongo widivizaga nk'umuhutu cyangwa umututsi. Nta nicyo byari bibabwiye, bari kumwe bose. Buri hari ikintu abantu bajya bibeshya. Angeli uyu muco mubi wavuye hano urabyumva neza urakomeza uragenda utangira kudiviza abanyarwanda. FDLR ibonye yuko nako intera hamwe n'aba exfari babonye yuko impunzi zimaze gucyurwa muri za 98 97 turumvikana. Babonye yuko batagishoboye kubona base bagomba kurokritamo kugira ngo bakomeze gukora ibikorwa byabo kuko bo kugeza icyo gihe bari supported
n'abateye ibibazo mu Rwanda n'ubu bagikomeza kubitera uranyumva neza ndakumva cyane byabaye ngombwa yuko binjirira abarwandofoni bahariya batangira kubadivizamo iby'abahutu n'abatutsi turumvikana ikibazo rero cyabayeho ni iki hatangiye gutotezwa abatutsi ariko n'abahutu nabo ntiboroherwa kuko batarumvaga iyo ngengabitekerezo byanze bikunze nabo baravangirwaga n'ibindi aho niho bahereye rero bamwe mu babaye muri FDLR urumva bamwe muri abangaba bashinze iyi mitwe nka za Nyatura aba bajire murumbu n'abandi bose ni bamwe bagiye mu kurokirita mu gutandukanya abarwandofoni bahariya babarimamo abahutu kugeza naho baba ibigoryi bamwe amusaruti seso bamwe batangira kuvuga ikinyarwanda bakita igihutu warabyumvise ngo nu parole le gihutu kere gihutu ibi bintu ntabwo ugeze mu Rwanda nta muntu ujya uvuga igihutu cyangwa avuga igitutsi none se niba muvuga igitutsi cyo kivugwa gute ubwo ni indimi zitandukanye ntabwo bibaho rero urumva iyo nivo ubwo hazaba n'igitwa ubwo kizaza noneho harimo abavuga muri sheferi ya Bwisha bakavuga ati natwe turimo turavuga ikinyabwisha ariko sincèrement parla wenda abanyabwisha bo kubyumvikana ariko zira zose zahoze bwahoze ari ubwami bw'u Rwanda bwahoze nujya kubireba neza mu mateka ariko kugeza no munsi kugeza abantu bamaze gucangarikirwa bagata ubwenge rero ikibazo cya Kongo bagihitiyemo approach bakoze baribeshye ntabwo ushobora kugenda kuri iyo approach yo kuvuga ngo uzirukana abantu iyo ntambara nubwo niba mukeneye n'amabuye mbabwiza ukuri bavandimwe muyoboye isi biragoye ntabwo wakwica abantu kuko byarabaye twarabibonye ahantu hose burya birabura dutinda gupfa we would have finished kabisa urumva rero icyo Perezida Kagame yavuze ntekereza yuko abumva babyumva neza bashobora gusobanukirwa how complex iki kibazo cya Kongo kimeze n'abakiri inyuma ko kugeza uno munsi wa none ntabwo ushobora kwibeshya kubona abantu batwika abandi bakabarya then you shut up your mandible cyangwa your mouth reka byite gutya muri bubake aha ukabona abantu bari mu kurya abantu nk'abarya burushete ariko kiya gihugu ntabwo sinyasuzugura igihugu ariko abantu bariya bakunze kumva vuba ibiri negative bwa nabi kandi bikabajyamo icyo kibazo rero kiragoye bishoboke kubabwira igiterambere bitakwihuta ibyihutero ni kimwe ni ukuvuga ngo Kongo ikibazo ifite tubabwira abantu ngo umurya abantu bakabarya ikibazo Kongo ifite bwana Tsisekedi yakije umuriro abiba urwango azasarura ibisharira ngenda bikubwiza ukuri ko kugeza uno munsi wa none ntabwo ushobora kumbwira yuko wakubakira abantu mwica abangaba urwangano tukana kora ibiki ariko harimo ngira ngo bamugira inama muri abo bagenzi be akunda gutembera bati wenda gerageza ubigenze uko nguko ariko biranga bikanga mukandaza kukwereka ikibazo cya ko kiri komplike uyu munsi wa none ninde uzabazwa impfu z'abantu abazarendo barimo kwica ntawe ese uyu munsi wa none ibi bintu byo gukiriya abaturage ukabujujamo intwaro utekereza ko reberi izarangira ubu nibwo igiye kuba rero reka dusipoze ko M23 ivuyeho burundu igatsindwa completely ikaba neza ikaba hanyuma uyu munsi wa none nigute uzajera ababaza rendo batagira nomero batirikire batagira ikibagenga wibagiwe se ko ngo uyu munsi wa none Tsisekedi kinakoze lekivusien ndababwiza ukuri levez-vous mubanza murebe ibi bintu biri mu gukorwa ni ukuvuga ngo bo ubwabo bakwiriye guhagarara bakavuga bati enough is enough ibi mudashobora gukora muri Kasai kuki mubizana muri Kivu kuko icyo bakereye ubu ngubu Kivu bagiye gukora situation iri havoc ibyo bintu ababibona barabibona gucamo ibice igihugu ahubwo nibaharanira ubumwe bw'igihugu n'abanyagihugu ibyo rero ibyo biri mu gukorwa kuko ibyo mvuze umva sakana uvuze ngo abazarendo ngo bica abantu ngo bazabazwa nde none si ubaye ko mu bajenerali bo mu ngabo za Kongo harimo abari basanzwe mu mitwe yitwara gisirikari yaba yinyeshyamba y'abagizi ba nabi baragize bakavuga ati ngubu tujoyininze igisirikare bakabashyira mu gisirikare amazina ntazwi se ubu nakambuzi tuzambona y'abaye generali atabawe nta ntuza yitwa nde wa wundi nta bandi bajenerali usubonamo bari hariya bahoze bayoboye uduce tw'abajura nta message nizora zizanganira zibavuga ese yakutumba ari he nabari mu kazi nawe ni genero yakutumba ntese uzi ko ari inde ibyo biroroshye kuko bazavuga ati muze mu gisirikare azavuga ati ni genero burya bari umuzarendo unyoboye igice cyahariya n'ingigenero byamugize wa mugani rero si birokoroko karambika ngari ibibazo bya Kongo ni nko kwikorera impyisi ariko rero ikintu mbona iyi community internationale
irimo iratwereka utwenda twayo twanduye tw'imbere yambariyeho kuko twamaze kwibona burya muri Ukraine handling yabyo twabonye icyitwa bias double standard n'ibindi ibyo muri Kongo byo biraza biba akarusho muri Israel même chose nekeza yuko icyitwa international community yararangiye none se urabona muri Gaza abaturage barashize na hano hirya naho nuko none se iyo international community iri hehe ntayo iri muri Ukraine sasa rero bavandimwe rero twe nk'abanyarwanda tugomba kumenya yuko kubaho kwacu ofete twebwe tumeze nk'abantu bari mu mazi mu muhengeri ariko ubwato turimo tukabona butangiye gusa nkaho so tugomba kumenya yuko tugomba koga magazi ibyo birumvikana ibyo tubyumve tugomba gushyira imbaraga hamwe tugakora cyane kandi tukamenya yuko kubaho kwacu tubikesha imbaraga zacu n'ubumwe bwacu period. Ndatekereza yuko iki kibazo abakwibeshya yuko hari umurwandofone uri muri Kongo utazafatwa nk'umunyarwanda yaba umuhutu yaba umututsi ni ukwibeshya cyane. Igishoboka ni kimwe, bose bameze nk'isenene ziri mu ishashi imwe ziri mu kuryana, ariko at the end hari ushaka kuzishyira ku ipanu ngo zikaranga kabisa. Rero kankubwiza uko wowe wajya aho ngaho witwa Jire Murumba ubu ntibaguhamagaje Kinshasa barakubaza ubundi Murumba ari kuye kandi witwa Hisha arya nisha munda ngo nisha munda. Aha ngaho rero ubwo nakambuzi nawe one day hari jya zahamagazwa ariko kambuzi arya ninde kambuzi zino rye ntago turarimenya uzarimenya zari kambuzi ariko noneho hakazamo ibyo ngibyo byaba FDLR ibiki amaherezo abakongomani bazavuga bati mwese muri abanyarwanda batitaye ku bindi bati mutaye cyangwa mupfe. Ikindi hari ubutumwa bwatanzwe za Rwindi harya wa general w'umunyakenya bitiranyaga na Nyagahene ni Nyaga none se bwa butumwa se bavuga ngo bandikiye nuza reka ngo n'urugero rworoshye ni ubutumwa ngo bwandikiwe M23 Monisco ikabuzana ngo yarabuzanye mu ibaruwa rwose ifunguye ati mwakiri babwira bati babandikiye bati nimugende vuba reko tugiye kubarasa musubiri wanyu mu Rwanda kugira ngo mudapfira hano ariko baravuga ngo mwebwe RDF mwihishe mu kitwa M23 mutahe vuba ko tugiye kubarasa dore byayi haryo niki BM nanjye van IBM urumva ubwo butumwa bwarajekeje hanyuma ariko bati twazishinze nimwe ziri kure ngo nababwira ngo Monisco barisubiza ati rero muguma hadupfa cyangwa se mugende twipfire icaho Monisco ucagiye tubone ifunga yakoze umurongo irimo kugenda maze ngo baraharasa we ngo baraharashe ariko ngo bagiye ngo kuyo kubutaka kureba ko ngo bari bagiye guhumba ngo kubabiruka mbese bari bakasigaye bagafate cyaba kici ariko ngo habonetse ikibazo gikomeye ngo nta nuwasubiye wo kubara inkuru habonetse ikibazo gikaze ayo makuru nanjye narayamenye ayo makuru rero iretera yahise yihindura ubutumwa bw'imvirisi bisa nkaho ari mu 23 yari yandikiye FARDC ariko ibyo bintu byaraharashe kweri ariko hari umuntu wampaye amakuru ambwira ati niwo muriro wa mbere ngo ubayeho burya kari agace nta nubwo gatuwe n'abaturage buriya ngo habagamo ikigo cy'abarinda ishyamba n'abagore babo n'urugo rwa Mubuto noneho babonye M23 barajabuka ubwo rero ngo bari kuharasa kweri baza bavuga ati twitoratorera ingoma mu Giteme